gutyo ubwo ntabwo nshaka kuvuga ibyakurikiyeho uri kunyumva kuko arakantu ukimara kuvuga gutyo arakantu kuri TikTok bacishaho bino minsi ukakubita nk'urushyi ukumva akantu ngo ugabanza kwa maguriki kabanza kamera nka gutyo iminota 50 afana kukubisa urushyi umva akantu karaduhereye mu gutwi afane ni yankubise ni wari kubivuga njye nakubwiye ko numva akantu kaduhera mu gutwi gusa uri kunyumva rede wese umva akamodoka kihuta kaguciye mu buzima bwanjye bwose n'ubwa mbere nani nubishikara akantu kuko nari nkabona babyita injereri ni injereri nubisha injereri nazahana ivuye kuko nibankubise aho injereri sinzani yabo nongeye kugusuhuza nizere ko umeze neza kandi niba utameze neza iminsi ngo nabwisa yenda ejo uzaba umeze neza kandi ndagira ngo mbisegureho rwose mumbabarire yuko natinze kubaha video mumbabarire rwose haje kubaho ikibazo cya tekinike biza kuba ngombwa yuko nagomba gukora video ariko akakanye rero ubu naje ariko icyo ngusaba niba ari ubwa mbere waba ugeze kuri iyi account yanjye ndagira ngo ukore subscribe kuko uru rubuga rurashaka gukora cyane rugatera imbere rukagera kure kurushaho kandi iriya video mwabonaga iriya rwose ndibuze kuyikomeza ndibuze kuyibashyiraho yose muyirebe ubu akakanye rero tugiye kuganira ku munyarwenya rwose bita Soroba umunyarwenya ibyo yakoze icyo yafungiwe icyo yazize bundi muri make dore yuko yagiye ngana kwitwa dore icyo yazize rero turi buze kukiganira kuri Joshua TV show we nta kindi usabwa no gukora subscribe kandi ndagira ngo uze kureba video yawe yose irangire urasobanukirwa rero aka kanya rero tugiye kuganira ku munyarwenya bita Siwedi Habimana wamamaye nka Soroba wari umaze iminsi nyine ataboneka muri sinema nyarwanda kuko ahashize iminsi yaratawe muri yombi na polisi yo muri Uganda yageze i Kigali ku itariki 20 Nyakanga cyangwa ku itariki 20 z'ukwezi kwa karindwi 2025 uyu munyarwenya watawe muri yombi ku itariki 18 z'ukwezi kwa karindwi 2025 yaje kurekurwa ku itariki 20 z'ukwezi kwa karindwi 2025 yavuze ko iyi minsi ibiri yose yari ari kuganirizwa ku makosa yaba yarakoze. Mu kiganiro Soroba yagiye agirana n'abanyamakuru bagiye batandukanye, Soroba yagize ati ni ukuri Imana ishimwe ko natashye mu rugo, ubu ngubu rwose ndi mu Rwanda, nakoze amakosa akomeye cyane, mfatira amashusho mu muhanda bita highway wa Kampala kandi nta burenganzira nasabye, nta burenganzira rwose bamaye. Soroba yavuze ko nyuma yo kubuzwa gufata amashusho yaje kwibuka ko hari utuntu duke twaburaga, kuko nyine yabanje gufatira amashusho aho ngaho kuri uwo muhanda baza habura utuntu dukeya, yibutse yuko hasigaye utuntu dukeya ngo iyo filime irangire, irari gufatiraho amashusho, asubirayo kudufatirayo ngo birangire, abariho banamufatira, niho bahise bamufatira rwose ngo agiye kutugira kudusoreza, biza gufatwa nkaho ari ugusuzugura uyu mukinnyi wa filime. Kandi akimara gufatwa avuga ko yabaye nk'utumvikana n'uwo mupolisi waje kumufata, kuko batavugaga ururimi rumwe rwose, umwe ngo yavugaga ikigande undi avuga ikinyarwanda bikanga rwose. ubwo uwo mupolisi yahise afata icyemezo cy'uko yamujyana kuri sitasiyo ya polisi iherereye aho ngaho muri Uganda, dore ko umupolisi wamufashe ngo yagiye anamukubita inshyi rwose. Twagiye tubona amavideo amufashe rwose yanamukuyemo n'inkweto, ubona yuko yamusuzuguye cyane. Ngo bamugeje rero kuri sitasiyo ya polisi, bamubajije niba mu Rwanda ashobora gufata amashusho aho abonye hose atabiherewe uburenganzira, maze arahakana, ababwira yuko ibyo bintu atabikora. Nyuma rero bakimara kumubaza, aba bapolisi bamubajije ati se ni iyihe mpamvu watuma ukora ibintu udakorera iwanyu? Uyu munyarwenya rero yavuze ko yari yagiye muri Uganda gukora filime yise Amahanga Arahanda, izajya hanze mu ntangiriro z'uku kwezi gutaha kwa Kanama 2025. Ngira rero kubashyiriraho kuri cya kiganiro Soroba yagiranye n'umunyamakuru Irene, twumva icyo yagiye atangaza. Mbere yuko rero tucyumva, banza ukore subscribe aho hasi niba utarayikora,
kandi ukande like kuri icyo gitoki rwose kibanza cy'ibumoso, nurangiza ukande share maze utange n'ibitekerezo, ibyo bakunze kwita mu rurimi rw'amahanga komenti. Runo rubuga rero ndagira ngo ruzamuke rwose, umusaruro wiyongere, kandi umusanzu wawe nta kindi ni ugukanda subscribe, like, share and comment. Ndaje tugaruke mu kanya, reka tumaze tureba aka video gatoya. Inamba zamukana bageza ahantu hose kurya irinde gurisha amafaranga menshi cyane. Niyo mpamvu ndi kubona umuntu, abantu bose bakoze breaking news, bagita ngo breaking news, banagaho ibisasu. Nkareba nk'umuntu avuga ati nk'uyu muntu kweri azi icyo nazi ko ndi gufasha n'umwana azabyara kugira ngo mubakire platform. Ufashe iki kutarabidusobanurira? Nyine icyo gukora filime, icyo ndi kuvuga ndi gukora filime, at least ntihazaburarirwa undi sorbo umeze nkanjye. Dukomeze tugende gake gake. Ugiye gukora filime bagufata mu rugo rw'abandi gute? Tugende gake gake. Ati ntibakubujije wa mugabo we, afande iki kintu yaje ambaza ati ntibakubujije gushutingira hano hantu, uri kunyumva? Ndamubwira ati afande, ibintu byacu kugira ngo ube original tugomba gukora ibintu original. Nyimara kuvuga gutyo, ubwo ndango nshaka kuvuga ibyakurikiyeho, uri kunyumva? Kuko ukimara kuvuga gutyo arakaruka kuri TikTok bacishaga bino minsi, ukakubita nk'urushyi ukumva akantu ngo ugabanza kwa maguru kikabanza kamera nka gutyo iminota 50. afande gukubisa urushyi umva akantu karaduhereye mu gutwi. Afande niyankubise niwe uri kubivuga, njye nakubwiye ko nushaka no kuduhera mu gutwi gusa. Uri kunyumva rero wese umva reka akamodoka kihuta kaguciye mu buzima bwanjye bwose n'ubwa mbere nani nubishikara akantu kuko nari nkabona babyita injereri. Ni injereri, nubishinjere nazanivuye kuko nibankubise aho injereri sizani.